Mana urukundo rurababaza byarambabaje ndabizi ukuntu byagenze maze umuntu wahangayitse cyane urukundo rurababaza niyo mpamvu numva nta muntu numwe wabesha undi hagati yabo niyo numvisha umuntu wabesha undi mba numva bimbabaje nkumva namufata nkukubita kandi atangiye byabayeho mama nibyo bitwicira isoko nzakureka bahamena abagabo nzakureka Diriko winze amafaranga yabo mu basheri bacu ibyo nibyo bitwicira isoko ngiye yagize nicyo nkura nacyo izarya Imana nagishotera mu nzira oya bureka ibintu nyine ibintu ugasanga nk'umusheri wanjye twikundanira ejo uhuye ngo n'ikimama ngo gifite veto wambesire we nta mugabo wawe ufite wajya gusanga umugabo wawe nta ndagukunda waburayi wambwiye ngo ndagukunda naburayi bro bikavamo ndagukunda randiro dare kunsora mu nzu ari kunerera utwanjye ndagukunda ndi kwambara imyenda icitse ubwo se ndagukunda yakumvikana gute hari ikintu naje kubona abahungu bakora by'ubugoryi ugasanga uryamana n'umukobwa buri munsi ni nkaho yabaye nk'umugore wawe noneho n'imico yiwe wamaze kuyimenya yose man noneho ukageraho ukajya gushaka n'undi mukobwa mu rugo mutaryamanye igihe kinini kandi umukobwa n'undi mushakanye hari abandi bamuryaga ariko waruzi neza ko umujama ashobora gufata umwanya wo kujya ry'umubwira nara umukobwa yarababaye yarahumuye uritonda ugasohokana n'umukobwa mukanywera senkani zawe arizo zonyine ufite imbere n'inyuma afite 500 ku mufuka yanze akakwaka ati kimushyura senkani zawe zishize mani muri kurya amakoko bafite 500 ku mufuka 1000 yanze akakwaka ati kiyucyura ugasanga uri wamagara ngo wanirije 2 ngo nkategera sheri wanjye bro sheri wawe afite amafaranga menshi yanze kugutama bishaka ntagaruka wamurushije ubwe reka nongere mbasuze kandi mbahereze ikaze ngo ubwire ngo ugubwe neza aho uherereye hose ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV ngira ngo murabona ko turi n'abatumirwa bacu uyu munsi niho tugiye guha tuganira mbere yuko turi bwinjire muri byinshi reka tube tubaha ikaze ubundi tuganire tuzuranye tugaha ikaze murakoze cyane njyewe nitwa Mukamana Francine ariko abantu munzi nka Fanida ariko bano ntago banzi abasanzwe banzi nka Fany niyo mazina yanjye rero yes lady first nimo duhereye kuri Fany reka twakire uyu musore wa Madrid last kuma filme umeze ndoto bajye bakunda kunyumvira inyuma ya kamera ikijwi inyuma ya kamera dore ni ngiye T Bless kandi Imana igikomeza duhana umushatu usangire kandi nishimiye kongera kugaragara kuri kamera za yawe T Bless ariko hari kivugo cyawe bazi kuri Kigali magazine najye atandukanye nagira ngo uze kubiva imuzi n'umuzingo ubundi bacange mu bamenye ngo T Bless uretse kumwumva noneho twamubonye Okay, T Bless nanone T Bless biswege baddest body boy bombo class ya Kuba but the top ambassador sound the machine of the mic Lizwa Liza your blessings over blessing the top wasala Mr. Man mwitu kushaka no muhungu wasize amavuta mu cyana bono the mic uko wamwita kose mushaka wongera ngo akasa mutwe intumwa ya rubanda wa muhungu utagiye uri imigozi muhambira guma niko bavuga arabivuze cyunzwe kirayica hari abantu babazi ko ngomba ndi nyuma ya kamera ngomba ndi gusoma bakava turi amutipa ashobora kuba ibigambo bari haravugira inyuma ya kamera bari gusoma oya njye bivuga cyane muri bigano nagaragaye imbere ni gake cyane ariko baza no kurapa yabibasha iyo ball uzayikoremo noza hip hop nayikoraga kera ndi umunyeshuri kera nyuma aho nyiviriyemo ninza kuririmba ibirimbo bisanzwe nabwo mbona biranjabutse mubaze ngo ari kubikura inshuti yanjye mise byibuka umuziki nawuretse aruko mbonye ko yagoye mu muziki mitambireka hese ubuyagore kuri mara nkaririmba hakavamo iki nta kintu cyari kuva yes murabyumva rero abantu tugiye tuganira bamaze kubibwira ariko mbere yuko turi buze kwinjira icyo kivugo kisobanuye iki hari umuntu ushobora kucyumva ariko ntamenye ngo bisobanuye iki ngaho murasire niko babyita ku baraperi harimo ikinyarwanda ni ikinyarwanda undi ari ahantu bibiriya bintu harimo indimi nyinshi zitandukanye harimo ikinyarwanda harimo igifaransa harimo icyongereza harimo n'igiswahili izo ndimi zombi zirimo uri kumva noneho hakazamo n'akandi kantu kagakeregeshwa gato kakagande kagakeregeshwa gatuma itashyiramo kugira ngo nyine buri muntu wese aze kuza kwisangamo kubera ko ndi intumwa ya rubanda ngo tubwire muri make bisobanuye iki kuvuga ngo ugarutse kuri T Bless byonyine gusa izina ryanjye rusange byonyine gusa iyo izina T Bless risobanuye no kuvuga ngo ni izina ryanjye Temistokle ababyeyi banyise ngiye mu mazina yanjye nitwa Temistokle niyo mazina yanjye ababyeyi banyise ariko hakazamo iyo meaning ya bless iyo meaning ya bless ni izina ry'ofete T Bless ni izina ry'ikigereki ariko wa translatinga mu cyongereza rigahinduka bless none ukaza gushyira iyo nyuguti ya T itangizwa n'iryo zina mu kigereki bisanzwe ugashyiraho meaning ikaba T Bless
impamvu nongera akajambo ngo T Bless nanone nuko vie wanjye nawe yitwa T Bless yitwa Temistocles nukuvuga ngo nahise mvuga ko nyine ari Temistocles wa kabiri Temistocles nanone ugarutse kuko hari uwambere ni vie wanjye rero uri kumva niyo mpamvu rero amazina yanjye abameze gutya ayandi ni udutwiko nyine biraho kugira ngo abantu bumve ko ari bombo class honese nkubwiye. Yes, murabyumva rero tujya tunyuzamo tukakira abantu bihisha inyuma ya kamera ngira ngo nkuko navuze uyu munsi nakiriye abantu bita abasiwo Kigali Magazine siwo wa Fany TV 250 CV yanyiragoye kuyivuga reka mbahereze baya muyivugire iyo fete man biba bimeze nyine nka brand tu njewe ushaka kwibaza wenda ngo impamvu giye natekereje kuvuga ngo ngiye gukora iyo brand yo kuvuga ngo nkore Kigali Magazine tu man abantu umuntu ushaka kumva Kigali Magazine undi itumva ngo magazine ni iki kuvuga ngo umujyi wa Kigali kandeke kuva umujyi wa Kigali kanvuga umujyi wa Goma bahateye magazine utuvuga ati nibyandi bya gisirikare ni bya bisasu mwe bya danje nukuvuga ngo magazine nukuvuga ngo iba ari nk'imbumbe y'ikintu imbumbe igaragara yuko ari imwe ariko iyo mbumbe iyo uyifunguye uyisangamo ibintu byinshi uri kumva niyo impamvu nafashe ofete nuvuga ngo naje gupresenta nko kuvuga ko wenda ndi umupresenter wenda wa Kigali muri rusange ariko ngomba gupresenter iki outside niyo mpamvu navuze ngo mfate iyo Kigali ariko nje nk'umupresenter nze nk'umwambasada wa Kigali ariko nje kugira gute kumena hanze ibyo biri muri Kigali byose niyo mpamvu naje gusukura imihanda ya Kigali naje kuyisukura twagiye kwa Fany 250 byagenze gute njyewe se kugira ngo ufate akantu uvuge ngo tivanye nyise Fany ngiye kubaza ntagiye yanjye so bunyamakuru iranze ukuntu gahunda imeze se njyewe nashatse gushinga business wenda ejo n'ejo bundi zanyinjiriza wenda nubwo bitari none ariko mu minsi iri imbere ndizera neza ko bizinjira ndareba nsanga nta mpamvu yo kugira ngo njye gufata andi mazina y'abandi bantu cyangwa y'ibindi bintu ngo ngiye kuyita ngo nuza chano yanjye mpitamo kuyita izina ryanjye nongera akantu ka 250 asobanuye iki nta $250 ngaya bizagenda bizamuka biri gushaka bivuze ngo ukeneye kuyarenza oya nyine mu mafaranga nshaka kuzaheraho desa sekati bro nkazamuka niyo gahunda. Yes, murabyumva rero ngira ngo abantu tumwe turaganira mwabumvise ndagira ngo mbere yuko turi buze kwinjira muri byinshi nkurikije ikivugo cya T Bless reka nguhege exam ngiye kubwirira mu bundi risubire mu bundi twikomereza tumanuka yego ndi tayari ndagerageza vuga ngo nzinzi nanzaranza ariko se waze ntazi ko nzinzi nanza kabanzi nzinzi nanzaranza sisi nakosega zikwanza kabanzi ndabizi ko ntabikoze ariko hari ukuntu utupfundika yavuga kugira ngo umuntu uri gukurikira kino kiganiro nawe ataza agire ngo nibyo ndabivuze ariko ngenzi ko ntabivuze ariko hari umuntu uri nyuma ya kamera azi neza ko nabivuze kuko yamumvise ko nawe atabivuze kandi nawe se wiraburiza uvuga ko nyine ufondafonde nyine kandi ngo gerageza nawe nzinzi nanzaranza ariko se wanze ntazi ko nzinzi nanza kabanzi nzinzira zabanzaga ariko sinzanze mama yaga nzinzi nanzaranza ariko se wanze ntazi ko nzinzi nanza kabanzi nzinzi nanzaranza sinzi ni kuko no ariko ngo se kwanzi konzanziri dushira mu gifaransa cyangwa mu cyongereza se ikira mu cyongereza twumva I know and know me but father of no doesn't not that I know and know me I know me I know me that I know father echi wewe mu gifaransa je connais me connais mais repère de connais pas que je connais me connais je connais emene connais ariko uzi gutsindwa mu hano kizamini utanagerageje kamuvuga muvuga ati icyonzi cyo nuko ngiye ku giti cyanjye nta ni cyakabiri cyacyo mfite je connais me connais mais repère de connais pas que je connais me connais je connais eme connais hari ibizamini kira bajyaga batanga muri class akavuga ngo mugiye kwegeranya intebe bibe groupe mwicare mukore ibintu bibazo ushaka uzatuje nubwo twakwicara turi babiri tutabishobora n'ubundi
nkurikije ikivugo cyawe numvaga biruze kukorohera ariko reka twikomere ikiganiro cyacu. Nagira ngo nk'uko mwabibonye turi kumwe n'abantu hano bose ni abanyamakuru, rimwe na rimwe baba bari inyuma ya kamera ariko uyu munsi baje imbere ya kamera. Nanjye ari umunsi nzaza imbere ya kamera. urabyifuza tuzagushyira kamera bakume icyo mfite intego yo kuzabikora. Mfite intego ni gitumo wowe ntabwo tuzajya tuzakora gitumo gusa bakurikiza izo platform zacu ko tuzakora gitumo zetinyuraho amabara akora barayazi mugani wikabya yes. Ndagira ngo rero duse n'abaganira, murabona ko byanga bikunda ni umusore ni inkumi cyangwa se ni umugabo n'umugore niho tugiye kuba tuganira uyu munsi. Ndagira twiganire ku bintu bigiye bitandukanye hano ku isi, ariko uyu munsi ndagira ngo tukabamenere cyangwa se tumene umuceri. Bita kumena umuceri. Reka duhere kuri Fany. Kugira ngo ndagira ngo wenda hari abantu by'umukobwa mbere sibyo, niyo mpamvu nyine ugomba nawe usemona kukazimo neza cyane. Hera kuri Fany kugira ngo bigende biza neza, uravuga ngo umukobwa arayungurura ubundi umuhungu agacayura. Yes, icyo nagiye kuvuga kimeze gutya. Hari igihe usanga rimwe na rimwe tuvuga ngo abahungu babeshya abakobwa, abakobwa babeshya abahungu. Ndagira ngo turi kuganira uyu munsi, reka nyine ndibuze kuba arbitre, mutubwire ese mubona ninde ubeshya undi hagati y'abahungu n'abakobwa? Reka nkubwire rero biragoye kumenya ubeshya n'uvugisha ukuri, ariko bose barabeshya, nta n'umwe uvugisha ukuri sibyo. Urasanga umukobwa yifata akavuga mfite umukunzi, mfite uwo nkunda bya danje sibyo, ariko afite nk'abandi nka batanu, ariko uwo nguwo akunda bya danje nawe afite undi akunda bya danje, nawe umubare w'abandi atendeka n'uwo mukobwa umukunda bya danje nawe amushyiramo. Noneho ugasanga abahungu ari abahungu barabeshya, ari abakobwa barabeshya, ahubwo n'uyu mwanzuro bafasha kugira ngo ugiye gufata umwanzuro wo gushaka umugabo cyangwa umugore. Mane bari abantu baba byavuye kure, mbona baba byavuye kugira ngo uzizere umuntu uguritse n'umugore wawe mwashakanye mubana mu nzu. Gihe hari abagore niyiziye babakire bigeze kuganira, abakire batagize ikintu babuze, bigeze kuganira bavuga ngo iyo hanze iraryoha. Nshuti yanjye nibaze hanze iryoha, abana n'umugabo urumva, abana n'umugabo, umugabo amuha buri kimwe, bafite abakozi bangaye, bafite ibiki amakapani n'ibiki, nkibaze iyo hanze iryohite ngo akajurano kararyoha, niko njya rumva bavuga ngo akajurano kararyoha. Noneho ugasanga nawe mugabo hari amagurupe afite wenda y'abagabo bagenzi babo bakire, ubu usanga ari abapapa bihaye n'isasha yo kuzajya bataha bakavuga ati iyi saha niyi ngomba kuba nagize mu rugo n'umugore n'amabara nakora ntayankekere. Ugasanga bafite gurupe y'abagabo bajya ibyana amuvana amupasa undi, ugasanga niko bameze. Kugira ngo uzizere umuntu usibye Imana yonyine yo mu ijuru biragoye. Imana nanjye n'ubwo nawe nta muntu ngiye nyizera da, reka twagiye ku giti cyanjye. Bose barabeshya, ariko ku giti cyanjye bose barabeshya, ariko nubwo babeshya umuntu uba wemerewe kubeshya ni umugabo. Gute se byemerewe kubeshya? Buretse gato baravuga ngo umugabo ni imfizi itimirwa, niko bavuga mu Kinyarwanda kizima. Baravuga ngo umugabo ni imfizi itimirwa. Akabagore muradufatirana, ubwo rero muzaba mukora amakosa, mumve ngo yerega umubiri mufite natwe turawufite. Buretse gato baravuga ngo umugabo ni imfizi itimirwa, bivuze ngo bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko umugabo afite uburenganzira bwo kubikora, bwo kujya n'ahandi akagira gute akabikora. Kubera ko no kwijanisha rusange bivuga ko abagore ku isi nibo benshi. Uri kumva? Noneho tuba turi gusaranganya. No kwijanisha bavuga ko abagore aribo benshi ku isi. Niyo mpamvu hashimangira ikintu bavuga ngo umugabo ni imfizi itimirwa. Noneho kugira ngo wemere wenda reka mbereke icyo ngicyo kiri buze musubize. Nimba bavuga ngo abagore nibo benshi ku isi, niyo mpamvu abakobwa bikigiye bafashe umwanzuro kuzajya babyikorana hagati yabo. Niyo mpamvu n'abazungu ahangaha basigaye baracuze imboro, basigaye bazicura bakazishyira hariya ngo kugira ngo nimba umugore abuze umugabo afate mugenzi ajya amukorera akazi kose. Ibyo ni ibintu byaje mutazigera mwongera kwivugisha ngo musigaye muyoboye bya danje. Izanyu zaraje zirahari, utaje nayigura nkitera cyangwa nkatera undi mugenzi wanjye. Bro mujye muvugisha uretse ibintu byawe umve nkubwire sibyo.
Okay, wenda abagore n'abagabo reka tubiretse. Reka tuganire ku basore n'inkumi. Sibyo? Bose nta numwe wemerewe kubeshya undi. Mana urukundo rurababaza. Byarambabaje ndabizi ukuntu byagenze. Umaze umuntu wahangayitse cyane. Cyane. Urukundo rurababaza niyo mpamvu numva nta muntu numwe wabeshya undi hagati yabo. Niyo numvisha umuntu wabeshya undi mba numva bimbabaje nkumva namufata nk'ukubita kandi atangiye byabaye. Ariko sibyo wenda umuntu ashobora guhita yumva ukuntu wababaye ntawe urabeshya wowe. Njyewe nkubwiza ukuri. Yeah, of course. Niyo turi guteretana nkabwira ati nkawe nimba nta n'ikintu mariye ubundi ubwo nimba nisukisha nkaba mu nzu utishyura byose nkabyikorera ubu wumva ufite uruhare ruhare kuri njye. Ushaka agira uruhe giti cyawe. Agomba kugira uruhare nk'umuntu w'umugabo icyo gihe ari kuntereta n'ejo ubundi twaba abagore n'abagabo. Urumva agomba kugira uruhare nk'inshingano nk'umugore. Kandi akajya akora noza n'iki neza. Tibro urwo ruhare wewe urwumva ute? Rero hari ibintu abantu benshi kenshi birengagiza kumva ko umugabo ari we uzagira uruhare runini cyane ku mukobwa. Afite umusore ari uzagira uruhare runini cyane ku mukobwa. Nibyo bintu kenshi bituma kenshi umuhungu ahitajya mu mibare. Kavuga ati uyu mukobwa niba ngiye kumuspendingaho ibintu byinshi cyane nta kintu kimwe wenda nanjye ubwanjye ndamukuraho. Kandi hanze hanga hari aba diaspora benshi, hari abagore benshi ba diaspora basike batanga amafaranga menshi kubajama. Uri kumva niyo mpamvu bisa nkaho byamaze kuba mpanguhe. Impamvu byamaze kuba mpanguhe rero bisobanuye ko bizagorana cyane kugira ngo wa mukobwa ugifite imyumvire ivuga ngo njyewe mukobwa ndahangaha mfite ubwiza ndaburata abagabo baze niba mara kuza njyewe mfite azageza ntakazeho ibintu namara kuntakazaho ibintu kugira ngo njyewe ubwanjye mbashe kuba mu buzima bwawe cyangwa se kugira ngo njyewe ubwanjye abashe kunkonfirma nkomveke mbone ko nguye yavamo umugabo. Ibyo bintu bizagorana naho bizanagaragara kenshi uzasanga kenshi inkundo zimwe na zimwe mu minsi ya Saint Valentin amakupure menshi arasenyuka. Impamvu asenyuka bizagora kubona umukobwa uri gutanga gift. Ibyo niyo mico niba tayiga ubwaho ngo bige bumve ko ibintu byose byamaze kuba balance. Ndakunyomoza bro. Buretse. Ndakunyomoza byamaze kuba balance ibyo bintu bizagora. Reka ubwire impamvu. Reka nkwereke. Njyewe umusore niba ngutereta ku giti cyawe niba ngutereta. Nkabona ndi kuspendinga amafaranga. Nkibona iki mama haranje kimbanamo amafaranga. Nyine ibyo mama nibyo bitwicira iso. Nzakureka. Bahamena abagabo nzakureka. Uri kumva? Nkabona njyewe ubwanjye uri muri aho so winze amafaranga yabo mu basheri bacu ibyo nibyo bitwicira isoko ngiye yagize nicyo nkura nacyo izarya Imana nagishotera mu nzira. Oya bureka ibintu nyine ibintu bya ugasanga nk'umusheri wanjye twikundanira ejo uhuye ngo n'ikimama ngo gifite veto wambesire we nta mugabo wawe ufite wajya gusanga umugabo wawe. Oya nyine wowe uri gufuhira nyine zairema uri kuvuga kugira ngo kare wahoze twe tuvuze ku bahungu yego n'abakobwa uhita uzana ababyeyi mama bisa Imana icyo kintu cyaducomuza nyine ubwo nge ndi kurengera wa muhungu uri kubona ko ari kwima kukurekurira amafaranga. Dore impamvu ngiye kukunyomoza none amafaranga kandi yamaze kubona aho bamuha amafaranga. Dore impamvu ngiye kukunyomoza none ahangaha urakundana n'umuhungu uri kwimva yego kwa kundi wikundira umuhungu gusa Imana no kujya kumureba ukitegera sibyo yego ukumva no kuba uri kumwe nawe nta birenze umuhungu nta kibazo nta n'ikintu na kimwe nta mwaka kubera ukuntu mwikundira. Noneho umushenzi ejo ahubwo kuko yakubonyemo ikigoryi akakwiba umuhungu wagutanzeho amafaranga Raguza kwiyo telefone 500 cyangwa 200 kandi azi neza ko yikuguriye ngiye byambayeho bro ngi nako nari n'umuhungu imyaka 2 uri kunyumva nta nato namwakaga ngiye no kumureba nkitegera bro aza kunsura uwo munsi yanwaye telefone ngiye kumuhahira nyine kuzananuza icyo ko mwakiriza. Okay wamuhaga amafaranga warayamuhaga yikise ko twakundana nta mafaranga namwakaga nta mafaranga namwakaga nawe ntayo yamaga uri kunyumva ubwo urumva rero urukundo ruri hagati yacu yarakeneye kuba kubuzima yakeneye amafaranga ataniye n'uwo mukobwa nyine byo mubwira ngo ubu ikintu kigezweho muri iyi misi nimangwe natwe twigire kubisaza namwe mujye kubisaza nye mubikura amafaranga natwe mutuzani cyangwa ntago ari urukundo Imana reka mubwire imba ushaka gukunda umukobwa sibyo ntago bivuze ngo ibintu byose bimumenyere wambwira ati reka sheri of course biraryoha amafaranga bitana ibisambo sibyo ariko uko ndimo amafaranga baryoha reka bikubwira none ujya ahangaho hiri ukazana amafaranga nanjye nkajyana nkazana amafaranga tuzaza kuba niyo mpamvu nakubwiye ngo navuye no muri ye zanjye sombi narindimo zana amafaranga kandi nari no kugumamo nkaguma n'ubu ngomba meze neza cyane kurenza nahangaha ariko nabivuyemo kubera iki izo ngeso ngiye mfite gahunda yo gukunda Imana ntabwo mfite gahunda yo kugira ngo wazayegenda ngo ahangaha ngo uko wamaye amafaranga menshi ushobora gufata umugore ukamusukisha cyangwa ukaga kumusukisha urugero wewe ufite umukobwa aguhitura uko bishatse buri munsi uko ushyuka uramuhamagara sibyo ariko
umva kamaze ubwire uretse ukiraho nta hantu natana kwaka ukiraho hantu ubwire. hagarikiraho hantu Aha. gatoya hagarikiraho hantu gatoya ati umwaka ituru uko ubishaka icyo umukeneye araza sibyo tekereza ngo niba ashobora kuza wenda rimwe mu kwezi kumwe cyangwa se kabiri mu kwezi kumwe uri kumva ukamutakaza 30 byo kumusukisha n'urugero sibyo ukamutakaza 50 cyangwa se 70 by'inzu uri kumva ayo mafaranga abaye 80 abo tubarenda dushyiramo kwenda ashaka kuzamo wenda n'amata n'iki tubimbira hamwe ibihumbi 100 uri kumva wamuriye kabiri ayo mafaranga ituyabare ayo mu by'ukuri amatura abiri mu kwezi ashobora kumbwira ngo ibihumbi 100 urambwira ngo iyo mibare n'uyibara uzasaba utari uri guhomba none hanga yakubaze buretse yakubaze kubwira ko nta mafaranga gukura ariko afite ahantu ari kuyagukuramo bw'inyuma reka mubwire T Bless hari ikintu cya kabiri ntabwo abagufite uri umwe abafite liste unyishyurira inzu uri kumva tega amatwi unyishyurira inzu nese babikoze byose abo bose yajya kubashaka wabikoze byose aba yajya kubashaka oya yabikoze yo byose uri kunyumva byose abo bose yajya kubashaka bakora iki kandi wagakwiye kwishyura inzu wayishyura wagakwiye kumusikisha bikora byose bakora iki reka nkubwire ikintu cya mbere naje no kubona aba bajama bari hanze aha ngaha iyo umukunze nta kintu aguhereza agufata nk'ikigoryi yego kandi nta ndagukunda waburaye wambwiye ndagukunda naburaye bro bikavamo ndagukunda randirode ari kunsora mu nzu ari kunterera utwanjye ndagukunda ndi kwambara imyenda icitse ubwo se ndagukunda yakumvikana gute niyo mpamvu nimba ukunze umuntu mwitaho nkuko nawe yuzi neza yuko uri umugabo cya kintu twavuga uko abakobwa bafite yangeso yo kuvuga ngo naho ngo munayifite kuko nawe uri kuvuga ko ushaka ibikecuru ngo ngarame gucyanga amafaranga ngajye ntabwo mvuze ngo ugarame namwe murayifite uri kuvuga ngo ushaka ibikecuru bizajya biguhereza ndabizi n'ibikecuru biri aha ngaha hanze bifite akana bikakodeshereza inzu ya 500 bakajya bimusangamo akamukubita agataha agasubira ku mugabo ibyo byo ndabizi niyo ubwo natwe twaba tubaye nk'amwe nshatse ituru y'ibihumbi 100 direct umunsi umwe nayirya pana kuvuga ngo ndaza ngo uvuge ngo ndagudiye ngo ndaguha ngo ejo uzayame mu byiciro nayacyurira rimwe uri kunyumva ubwo icyo gihe naba mvuye ngo nko kwigurisha ariko ngayo wabazaryo utahita uyabarira imisatsi kuko hari uzakwishyurira imisatsi ako wagiye ureka wabona ufite amafaranga 100 mu mufuka ufite ibisuko bishaje ukabireka tumubwira atari kwibuka ibisuko ugomba kugira utumubwira ati cyangwa gusura yagusura akakurangiza akambira gatumubwira atari dore ikintu ngiye kukubwira uzi ko akenshi umubwira imisatsi akikuri hejuru ataranarangiza ibyo agomba gukora gatumubwira ubwo nabwo n'ubugoryi n'ubwesiko hamagara baby wamubwira baby ncaho ujya muri salo ahita kwereza amafaranga ntago uko se uri kwigurisha mani ntawe uri kwigurisha aho ngaho ni kwigurisha nyine ariko umenya ngo hari utuntu twingenzi ariko ibaze nawe tekereza umuntu ugusabira ibisuko cyangwa amafaranga y'inzu kwitura basi ijijishe narangire najya kuguherekeza bari bwo mubimubwira uyu ni ndaya ni wawe no kubwira ngo nizere ko ayangira yama yuzuye uri kubikora aho ngaho ntago wakomeza nyine kuko nyine wabitangiye none se ukundanye n'umuntu sibyo ukundanye n'umuntu uri kunyumva ukundanye n'umuntu ntagire ibintu aguspendinga umwamarana kangahe ngewe yego cyane hagiye twamaranye ntabwo nabeshye none se bwo bitaniye no kwigurisha uzi impamvu se mvuga ngo ntagiye twamarana yego ibyo nagerageje nkagerageza gukunda umuntu mw'ubwo buryo ibyo yankoreye nabibonye ngiye niguriye telefone Tibre nabwo bwa mbere nari ntunze smartphone nyiguriye 200 arayintwara umushenzi nyimaranye amezi 2 nongo butisi nagiye kumutukana ariko aho namubonera hose arigiye nyine njye nane mwibuka mwumva abantu bose ndabanze ibaze kugira ngo umuntu akwiwe waranze no kumukura uvuga ngo no kumukunda nicyo kintu ukavuga ngo urarya umukobwa ejo ukamurya warangiza ukanga kumuhereza n'ibyo veni igihe ubibonye umukobwa mani barashima yavuga ngo shere wanjye niyo yabonye veni arazima nta kibazo noneho wanze gukora ibyo ngibyo guha amaturu y'ubuntu noneho ejo ugaca inyuma ukajya kugura indaya mani ayo mafaranga agakwiye kuyigura indaya kugira ngo urangize ariko ntushobora no kuyamaha uvuga ngo shere ijya gusukisha icyo gihe umukobwa arakubaka anaguha neza yishimye yumva shere wamwitaho none se ni gute ufata amafaranga yose ubwo bwo washyukwa kuko yakwimye ugiye kugura indaya nyamara yaza kuguhera ubuntu nta nubwo wanatekereza kumubwira ngo fata na tike ya veni erega mujye muhereza abakobwa mukundana agaciro bishitano uri kuvuga no ntago ari bishitani ibintu bibaho ngenda bivuga ni kubivugisha amagambo ariko wasanga wowe ubikora aba bantu nibo Tibre ibi bintu urabivuga iki rero
ngira ngo uyu mukobwa afite nyine afite akantu kinuza kagahungabana mukunda kagacyara ari kuvuga ngo nawe ushaka ibikecuru oya naga ndi kuvuga ushaka ibikecuru nawe ndi ushaka ibikecuru ufite akantu kagahungabana mukunda kuko wababajwe n'abajama shana nababajwe tibre nyine ako kantu ni depression ufite nta n'umuntu noneho depression zigiye kuzica abantu bose muri Kigali abantu bose basigaye bafite depression y'abakobwa urakundana n'umuhungu mumaranye imyaka 2 umva urugero umunsi wavuye kumusura kwa gatatu akagwanuza akubwira ngo afite ubukwe bro ukibaza umushenzi yagiye gutereta undi mukobwa gute byari byaye kubaho nzumu bebe umushite wanjye byabaye ngiye ibyo byambaye nibyo ngibyo byagenze bite umukobwa yakundanye n'umuhungu wow handi abantu bose yabacaga amazi akabona n'ibigoryi imbere ye uri kuyumva ariko umugabo n'imfizi itimirwa kukamenya iyo ngingo ukomeza uyibarengeremo umukobwa aramukunda ajya kumusura nyine nk'ibisanzwe nkuko asanzwe ajya kumusura ajya kumusura kuwa gatandatu kuwa gatanu bamuha save the date y'umugabo tekereza uwo mukobwa yakwifata ate usibye nyine hari abantu bakunda mani bya danje hari ibyo uwo mukobwa bagiye gukorana ubukwe yari afite uwo wundi baryamanaga gusa atarafi hari ikintu naje kubona abahungu bakora by'ubugoryi ugasanga uryamana n'umukobwa buri munsi ni nkaho yabaye nk'umugore wawe noneho n'imico yiwe wamaze kuyimenya yose mani noneho ukageraho ukajya gushaka n'undi mukobwa mu rugo mutaryamanye igihe kinini kandi uwo mukobwa n'undi mushakanye hari abandi bamuryaga ariko wari uzi neza ko umujama ashobora gufata umwanya wo kujya ry'umukobwa iyo mico akayimenya akabona ko umukobwa adashobora kumugira umugore atavamo umugore bitewe n'uko iyo mico yamaze kuyimenya nyine kubera akereka azi ko atanga n'ahandi oya si uvuga ngo uzi ko atanga n'ahandi n'ubundi hari umukobwa uvuga ati uyu nguyu ntiyavamo umugore kubera nyine mperezi urugero ucukuye umwana w'abandi ukwezi kumwe amezi 2 imyaka 2 yashize urangije uramuzi neza ikimurakaza kimushimisha uhise ujya gushaka n'ahandi niyo mpamvu babicira no mu nzu mw'abakobwa mwe rero banagiye mu nzu kuba mwashaka uretse gato ngira inama gato abana b'abakobwa bakiri hanze anga bakiri mu bintu byo guteretana mbanze magiremo inama gato cyane niba ukundana n'umuje mukajyana kuwamberera gusohokana weekendera gusohokana kugera mu bajamagira gute mu biyobya bwenge mugira mute ntaga azakugira umugore pe nyine bureka ntaga ari imico mibi nta kibazo uri kumva ako gusambana ni ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe umva ari ibintu bisanzwe ku bantu bakundana byanyabya pana bya niyo kubeshya hari ibyo umenyereza umuntu reka tibreza akomeze ukuvuga ngo niba uri umujama afite niba uri umukobwa ukabona ukundana n'umujama aragusohokana buri wa gatanu aragusohokana uwo ntazakugira umugore pe izina ry'Imana do wazagira umugore ninde haba hari umuntu uri private hariya agomba kuzagira umugore kubera ko hari uduco twi ari kugenda abona ari kugenda yiga kubera ko umukobwa avuga ati uyu mukobwa niba naramumenyereje akabari tega amatwi niba naramumenyereje akabari kuwa gatanu kuwa gatandatu akabari uyu munsi wa none ni igihe noneho nzaba ntafite ubwo bushobozi bwo kumumenyereza akabari bizagenda gute nyine kuki ubimenyereza akabari nyine uramujyana kumuryoshya nyamara kumuryoshya ukenda ukamutera bikarangira nyine hari ibyo wamumenyereje rero ntago wamukuramo umugore wajyana mu rugo ngo wubake ntibibaho kubaka ubundi ni iki ntibibaho kubaka ni iki ni ukugira ibyo uhindura none se urabizi neza yuko uwo nguwo wanze uzi imico yiwe mushobora no kugabaniraho mukagira ibyo muhindura hagati yanyu wanze uwo nguwo ugiye gushaka wundi uramuzi neza kungana nk'uko uzi uwo nguwo wundi mumaranye igihe mukorana n'amabara mubizi uwo wundi uramuzi uwo nguwo wundi ugiye gushaka bamucukura ari nka 5 6 afite imico none mibi irenze yayindi ariko yarayihishiriye ugiye kumushaka none nibwo wagwago nivuga ngo wirukana ngo umugore ngo wekenye igufa akaza n'umirabunguri okay ibyo ndabyumva akomeje akayihisha se wanamushyira mu gakomeza akayihisha aricyo bitwaye ninda kubwiye ko bayihisha nyine hari icyo byaba bitwaye iki nabari guharanira no kugira ngo agire mu rugo rwe iyo agezemo bya bindi byose n'izangeso zose yubura ugasanga umugore runaka bamufatanye n'undi mugore ntabwo mujya mubikora se mukagwa yituma abantu bajya gucima abandi uwo amaze kumenyereza kuzajya uhora umusohokana se umuspendinga amafaranga naza kubura uzamushobora ubundi mubimenyereza gute azara muri babajama mwagendanaga avuga ati ubanza rero wishyuraga fagitire nyinshi no ubundi ikintu umenyereje umukobwa nyine n'umugore ikintu wamumenyereza nicyo ngicyo nimba umukobwa mumenyereje ko gusohoka rimwe mu kwezi arabimenyera ubundi mumenyereza buri munsi nkandi niho muba mwabiteje ubundi iyo weretse umukobwa ko ufite amafaranga menshi ayakwakara gukuraho uko yishakiye ariko iyo umweretse ko ufite mu rugero nyine agendana n'ukuri mani nimukazaye mwimenyereza no zino ninja zikiga mwabona amafaranga muzihaye se ariko warababaye pe abantu muri comment muraza kutubwira nara umukobwa yarababaye yarahumuye uritonda ugasohokana n'umukobwa mukanywera senkani zawe arizo zonyine ufite imbere n'inyuma afite 500 ku mufuka yanze akakwaka ati kimushyura
senkeni zawe zishize mani muri kurya amakoko bafite 500 ku mufuka 1000 ahita akakwakana tikiyucyo ugasanga uri wamagara ngo wanirije 2 ngo nkategera sheri wanjye bro sheri wawe afite amafaranga menshi yanze kugutama bishaka nagaruka wamurushije ubwenge nkawe mwamuze ngo abakobwa babagiriye abantu bakoze inama tibre bakoze inama badukoreye inama uri kumva ko bakoze inama ariko icy'ingenzi nuko natwe hari utunama tugiye dutandukanye twakoze niyo mpamvu n'abenshi bari kwenda bivumbura hari benshi bari kwenda bivumbura aho kugira ngo bigire niyo mpamvu bose bagiye mu butinganyi sibyo ariko ibyo bintu by'ubutinganyi bihura he n'ibyo ngibyo bihurira he nabyo reka mubwire sibyo areba akavuga ati bikobwa bintesha umutwe nta gikobwa nzongera kugira inigayo ntago yamutera stress cyane abakobwa dukeneye ibintu byinshi ari yishuwa ngaho biroki dora duhambara imyenda duhinduranya buri munsi umujama ashobora kwambara imyenda 3 umwaka ugashira ariko umukobwa nta n'amezi 2 yayambara ugasanga wa mukobwa amushyira amafaranga menshi n'ubundi akabona araribwa akamushyira amafaranga menshi ukabona aribwa n'abandi rero agahitamo kubireka akajya mu butinganya ariko nanone ikintu cyatumye abakobwa bajya mu butinganya ngiye nanakireka natekereza hari ibintu abahungu bihaye byo kuvuga ngo bazajya barya abakobwa babiri icyarimwe ari umuhungu umwe ugasanga uko bari bose bambaye ubusa uko ari kurongora undi ari kumukarisa ngo babyita sirisamu ngo ni sirisamu undi ari kumukarisa bikarangira umukobwa arimo akoze ku muri mugenzi we kumva ni byiza ubutara amuhamagara akamubwira ati wansuye se bikarangira bagiye gukora bya bindi bakoreye na wa muhungu ariko bakabikorera babiri nese ni gute bitaro by'abakobwa bacu mwirwa mu baryo babiri bivuze ngo abahungu ni bagira uruhare mu kugira ngo umukobwa ajye mu butinganye babigizeho mu buhare genda renze ko ubutinganye umuntu ashobora kuba yabivukana no ntago ari ukuvuga ngo ni ukubivukana babigiramo uruhare bana bajamo none se abakobwa bose bari muri Kigali babatinganye barabivukanye ntawe usanga yarakundanaga n'umuhungu ejo ugasanga ari gukundana n'umukobwa ahubwo ni bano bahungu basigaye barihaye ingeso yo kurya ngo abakobwa 2-3 icyarimwe abo bakobwa rero uko bari aho ngaho bose bambaye ubusa bagakarisanya babumva ari byiza noneho kumva ari byiza ejo n'ejo bundi barasurana ugasanga none babisubiyemo bakumva ni nabwo buryohe noneho burenze kuvuga ngo barafata dike okay reka wenda duse n'abagira ikintu dusa naho twongeraho cyangwa se duhindure nk'uko twabivugaga urumva ko dukomeje rwabura gica kereka bari buze kudufasha muri comment batubwire ngo urese uko abyumva cyangwa se uko abibona ariko Fany reka wone nkubaza akantu gatoya nk'ubati amatipe akeje wango batipe muraza mukadushuka mukaduhemukira ubona nka approach abatipe ukunda gukoresha kubakobwa kugira ngo kwigarure cyangwa se abe yakuryarya niyihe abo maze kubona rero reka mubwire impamvu abakobwa dukunda keya cyane umukobwa nubwo waba utamukunda umubeshyi ufite n'abagore 5 utunze ufite n'abana benshi umukobwa ukaza ukamukubita keya hariya abizi neza kuri n'umugabo ufite umugore cyangwa ufite n'abagore benshi ukamukubita keya icyo akeneye cyose ukakimuhereza uwo mwanya ukamwitaho abagore nicyo kintu kidukurura n'abagore bari mu ngo nicyo kintu kidukurura kiba gituma nyine twumva dukunze umuntu keya zonyine umuhereza ntabwo ari ngombwa n'amafaranga menshi rega hari umuntu ushobora kuba guhereza amafaranga menshi ariko ataguhakeya aho ukaba ufite wa wundi kwihera dukeya kandi ufite abantu 2 uguha amafaranga menshi ukwitaho cyangwa ukaba ufite na wa wundi utanaguha amafaranga menshi nyine upfa ko guhakeya n'umwanya uhagije akaba ari wikunda kurenza wa wundi uguha amafaranga kuko n'abagabo bakunda kubikora cyane nk'umugabo wo mu kiruga ugasanga ari gutanga amafaranga minerivare yabonetse ibyo kurya byabonetse amafaranga kwishyura umukozi w'umugore yambaye neza ntagire kayatanga izo ntago ari go kubaka urugo ni kaya n'umwanya nk'umugore ndetse n'abana ibyo bintu mwihaye by'akazi kanyu kenshi natwe tushatse twakagira tukabima umwanya ariko icyo tuba dukeneye ni kaya nicyo gikurura abagore kugira ngo ubone bafite taki cyane abo ku bagabo abakaba yagukunda byadanje kandi azi neza ko ufite umugore reka wenda nawe tukubaze hari igihe usaba abahungu ngo abakobwa baratubeshya baradukina abahungu bashingira ku cyo bavuga gutyo ikintu cya mbere wenda abahungu kenshi bakunda gushingiraho ni za nshingano z'umukobwa kenshi ku gitsina gabo dukunda icyubahiro buriya kenshi iyo nubwo waba ukundana n'umuntu akabona ko icyo kintu k'icyubahiro
kamanutse kari hasi nubwo waba utamubeshya ahita abona ko byanga bikunda uri kumubeshya nyine ufite abandi uri kubaha ariyo mpamvu biri gutuma ko byanga bikunda uri kujya gute uri kumukina ariko tuve kuri icyo kintu 90% n'ubundi abakobwa ako kageso n'ubundi ibyo byaha barabishinjwa mbere y'ubutabera n'ubwo wenda tudafite abantu wenda babashinja ariko habaye hari nk'ubutabera ndabucira imanza abo bantu byanga bikunda n'ubundi abakobwa akenshi abenshi nuko bameze n'izo character zabo ariko ni ibintu baremanywe ntago twabarenganya ahubwo twe nk'abagabo tuba tugomba kugira gute kubyakira ariko n'abakobwa n'abakamenya ubwenge bwo kugira gute bwo kugira ngo babiduhishe ahubwo bazamura ikintu cyo kugira gute cyo kubaha icyo gitsina gabo kuko abagabo uyu mugabo iyo wamwubashye buriya nibwo wamukina ukagira gute ko wamugera imbere ukamwubaha ku buryo bya bintu byose we ubwo ari gutekereza mu mutwe bihita bigenda ahita byibagirwa ibintu byose ukagira gute bikagenda neza ariko hari ikintu naje kubona mani abagore twaremewe gukundwa ahubwo natwe tukaremerwa gutanga keya sibyo kubaha umugabo ariko nawe akagukunda ubundi abagore n'indabo ugomba guhora uvomerera nta kintu yabura kuko uzareba umukobwa usa nabi nyine biragoye kugira ngo azateretwe kandi umugore wawe nimba uzasanga umugabo afite umugore mu rugo ari kujya gushaka utundi twana hanze kuko dusa neza asize umugore mu rugo kandi ibyo bintu yagakwiye gukorera ari gukorera umukobwa yabikorera umugore we agasa neza akamugubona nk'uko bishaka agasa neza nk'uko akunda kubona abo bakobwa bameze bigatuma rero ubundi abagore nabo guhabwa keya bukabavomerera nk'ururabo bagahora basa neza igihe wakoze ibyo bintu uwo mukobwa uzaguca inyuma uzamureka uzamuveho tandukanye ikintu bita gusa neza n'amarangamutima ya se santima uwo mukobwa uzakora ibyo bintu ukabona aguca inyuma ibyo bintu bitandukanye umukobwa uzitaho tibre ukabona guca inyuma ntuzamubare mu bakobwa uzamubare ko ari indaya inigweje hari abakobwa batanyurwa bibaho barahari benshi umukobwa wakora ibintu byose nta kintu abuze ejo ugasanga yagize ngo ntabwo ari umukobwa ni indaya nubwo wamushyira mu rugo ntabwo yarwubaka niho rero mubona mukura abakobwa b'indaya mukabashyira mu ngo muzi ngo ni abakobwa bazima ejo ugasanga barusenye uva mu rugo haza undi mugabo cyangwa se ugasanga yagiye n'ahandi nkabwira n'abagabo birirwa babuza abagore babo gushaka akazi ngo bakore iyo umuntu afite umwanya munini yariye yanyweye yahaze nta kibazo afite nta kindi kintu umuntu atekereza ni ukurongorwa kandi igihe udahari ajya mu bandi bagabo so rero mujye mujeka abagore banyu bashaka akazi bakore kuko iyo afite akazi kakamugira bize ntabwo yabona umwanya wo kujya kugira abona umwanya wo gutanga keya atashye akabona umwanya wo gukora akazi n'umwanya wo gukora isuku mu rugo ntabwo yabona umwanya wo kujya gusambana cyangwa guca inyuma mushakira abagore banyu akazi wenda nicyo kintu nabagira inama urabwira umugore ngo reka wenda gusa n'abagana ku musozo turi buze kureba ku mpande zombi nanone ariko noneho urabwira abakobwa nawe uri buze kubwira abasore cyangwa se abagabo muri rusange noneho wabwiraga abagabo mukora iki mugire gutya nawe ukabwira abakobwa mukora ibi mugire gute noneho nk'umukobwa cyangwa se nk'umudamu bagenzi bawe barumuna bawe ariko none unatandukanye hari ibyo uvuga nk'inshingano z'abagore akandi ibyo uvuga nk'inshingano umukobwa kubura ngo umukobwa mwegera gutya ngohereza umugabo keya ngo muryamane n'ibiki byose ura ntago arabyemererwa bira n'ibyo abagore n'abagabo dutandukanye none umukobwa n'umudamu urivuye kuri kote yabo bakwiye kwitwara gute nawe ribuze kutubwira kuri abasore n'abagabo twagiye ubundi akenshi iyo tugiye gushaka abagabo bamasengero baratwicaza bakatugira inama bakatubwira uzajya ufata umugabo gutya nk'ubu buryo nyine tu umukobwa igihe akiri umukobwa bamwigisha ukuntu yitwararika cyangwa nawe akitwararika akiyubahisha akirinda ibintu by'iyo mibonano n'ubwo nabivugaga ni ibintu byiza ahangaha ariko ntabwo ari byiza muri rusange akirinda ibyo iyo wihaye umuhungu 2-3 atangira guca amazi aragusuzugura ejo n'ejo ubundi ugasanga arakwita indaya yagutanzemo pase ariko iyo uzareba akenshi umuhungu iyo umwimye 2-3 n'umwaka ugashira ahora kugenda afite amatsiko yo kugira ngo azakubone ariko igihe utarabikora nako igihe wabikoze anaguca amazi niyo mutandukanye nta nubwo mwongera gusubirana nicyo kintu naboneye abakobwa bihagarereho bihesha agaciro n'umugore uri mu rugo rwe agerageze akuriyo bwabaga akunda umugabo we neza amuheke nk'icyamuzanye no gutanga keya umugore n'utazimuha hano hanze hari abana bakeneye kuzimuha ngizeho akabazo kandi rero gataha gataho ngaho niba wenda uri umugore ugahereza keya umugabo wawe ugasanga n'ubundi akakagesko k'ubushurashuzi k'iki karanze
we nk'umugore wabigenza gute wabyifata muti wakora iki ikintu wakora abagore twaremewe kwihangana cyane sibyo urihangana ahubwo ukanamwicaza mukabiganiraho ubundi iyo umugabo abizi neza yuko umugore abizi neza yuko amuca inyuma akaba abizi yaranamufashe akamwereka ko nta kibazo ariko akicara bakabiganiraho fresh akabona umugore we nyine abona bimubangamiye ariko nyine nta kundi yabigenza kuko ari umugabo we umugabo nawe agira akagira ikigongwe akumva bimuteye isoni agatangira kugenda agarukira iki umugore we ariko uyu mugore yahise ashyira hejuru uri indaya unciye imana ibiki umugabo noneho nibwo bijyamo cyane kurenza rero abagore biga kwihangana biga gutanga akaya neza yaba umugore cyangwa umugabo cyangwa umwana mujye mubaha akaya neza mubaganirize neza abantu nabo guhabwa akaya bro nicyo ngiye nabagiraho inama aha ikibazo mbaza nakubwiye nyine nawe uhita ukomerezaho ure kuri kote y'abagabo cyangwa se y'abasore muri rusange ubundi nabo bagira inama ngewe inama numva reka wenda mvuge wenda abagabo muri rusange kubera ko n'ubundi umusore akenshi umusore niwe uvamo umugabo inama ngewe numva nabagira mbere na mbere ni inama imwe gusa ni ijambo rimwe gusa ririmo password y'ibintu byose muri rusange mwa bagabo mwe mukorera ifaranga mubona amafaranga ibintu byose muzabishyira ku murongo nuza n'umugore ukamushyira hari ufite amafaranga uzamubwira ati urakora iki ngiye mfite cash ukumva nuba ufite amafaranga yawe nta mugore uzagusuzugura nta mugore uzaguca inyuma naguca inyuma rimwe azagira ubwo ati aramfata ahita anyirukana ndajya he kandi afite amafaranga nuba ufite amafaranga ni password y'ibintu byose n'umugore nimba ashaka kwegukana umutima w'umugabo ufite amafaranga cyangwa n'ubwo yaba adafite amafaranga iga gutanga akaya bro wemera unamwoza no munsi y'ibirenge ukubemo n'intoki zawe umuhekeya umwoze ahantu hose umusige umuhekeya no mu buriri bigende neza uwo mugabo naguca inyuma do aho ngaho azaba ari ikibura ntabwo azaba ari umugabo imyanzuro ya deba twari turimo dusa nk'aho tuyifashe umugabo ushaka amafaranga umugore igatanga akaya kandi nihesha agaciro yes abwirwa benshi ariko burya ngo buri wese akuramo ibye wo bireba ariko nibutse abasore inkumi rwa rubyiruko rukiri mu myaka yo hasi rutaratera intambwe yo kuba abagore n'abagabo ibyo bintu baretse kubijyamo cyane barindire bakore ibishoboka byose ariko babyirinde barindire bakore igikwe namwe bagabo rero ngira ngo buri wese iyo tuvuga ibintu nk'ibi ngibi buri wese ashobora kumva yagira icyo avuga ariko buri wese bimureba arabyumva reka nshimire wowe wari udukurikiye nshimire abatumirwa bacu kandi mabwire ngo nimubakunda nk'abari babakurikiye bazongera bagaruke niba utabakunda turazahita dushyiraho mu gikari dushaka abazahita tuzana tuganire ku bintu nk'ibi reka nshimire wowe wakoze subscribe nawe utareka mubwira ngo uyu ni wo mwanya kugira ngo ujye uyikora ukande hariya uburyo ubona ibiganiro byacu iyi ni yawe TV noneho twaje nta gusubirayo ariko tuvuga ngo twaje ariko ejo tugatinda kuza ariko noneho twaje tuje mvuze ngo iki twaje tuje ngo iki Fany twaje nta gusubira inyuma turabakunda cyane ciao ciao